reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti tubana kuri iyi channel SDARM Rwanda. Tumaze iminsi twiga ibyigisho bitandukanye biri muri iki cyigisho kitubwira ngo iby'ingenzi bigize ubuhanuzi. Twabonye ibyigisho bitandukanye, n'uyu munsi turagarutse tuje gutangira icyigisho cya gatandatu kitubwira ngo iyerekwa ryasobanuwe. Ndi kumwe na mwene data, reka mwakire abasuhuze. Giye w'amazina yanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka nakire mwene data n'abasuhuze maze dukomeze n'icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Karibu. Mwaramutse neza, nitwa Mutagoma Amoni, tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro cy'ibibyigisho. Nakoze cyane Amoni, reka tumusabe asenge noneho tubone dukomeze n'ingingo yacu cyangwa se n'ibyigisho byacu tugiye gutangira muri iki cyumweru. Reka dusenge. Data wa twese dukunda, tugushimiye imbabazi zawe zihorana natwe nubwo turi abanyabyaha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turakwinze kugira ngo ijambo ryawe tugiye kwiga uricengeze mu mitima yacu, kandi umwuka wera abane na buri umwe wese ugiye kudukurikirana, kandi mubyeyi mwiza rizabashe kwera imbuto nziza mu mibereho yacu. Ngaho rero uduhe ufatanya n'ubuyobozi bw'umwuka wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyo tubwira, twikwakira mu izina rya Yesu. Amen. Rakoze Amoni. Uyu munsi turi ku itariki ya 3 Gicurasi. Gicurasi n'ukwezi kwa 5, ko hari abana biga ikinyarwanda ntibakinoze neza, ariko ukwezi kwa 5 niko kwitwa Gicurasi. Turi ku itariki 3 rero, tugiye uyu munsi ni kwa mbere w'isabato irumvikana, tugiye kwiga ingingo itubwira ngo iyerekwa icyigisho kitubwira ngo iyerekwa ryasobanuwe, nicyo tugiye kumara icyumweru twiga. Ababyibuka mu cyigisho twari turiho twigana na mwene data Emma buri mu cyumweru cyashize, cyatubwiraga ngo uko ubwami bwagiye busimburana, twagiye tubona uburyo amami yagiye asimburana. Ubwami bwa mbere bwabaye bwa Babuloni, buriya ariya mamane abarwa mfite tubana umunsi ku wundi. Ushobora kwibaza utese mbere nta mami yabagaho? Mbere ubwami bwabagaho, ariko ubuhanuzi bwa Daniel bwabazwe hahereye ku bwami bwa Babuloni. Ubundi habanje kubaho ubwami bwa Egiputa, nibwo bwakunze gukomera, haza Abashuri nabo bakagenda basimburana n'Abanyegipota. Twabonye uburyo ubwami buriya bwami hariya hari Ashuri, haje ubwami bwa Lidiya nabwo bwaje gukomera. Noneho rero uko ubu bwami bwagendaga busimburana, ariko iyo twiga ubuhanuzi dusanga ko ibi bintu ubu buhanuzi bwatangiye kubagwa mu gihe cy'ubwami bwa Babuloni, kuko nibwo bwami bwagutse bufata igice kinini cy'isi kandi butsinda ariya mami yagendaga asimbura. Buri ubwami bwagendaga buba mu karere, ubundi bukaba mu kandi karere, ariko gukwira ku isi byatangiye gukomera mu gihe cya Babuloni. Ndetse mu gihe cya ubwami bwa kabiri, aribwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bwo rwose ngo bwaragutse bugira ibihugu cyangwa se bugira intara 120. Bibiliya itubwira ko ngo bwari bufite abaperezida, bwari bufite abaguverineri 120, zari intara 120. Ariko noneho bikatubwira ko bwari bufite abaperezida 3, muri abo baperezida hari harimo na Daniel. Ababishaka muzayibona muri kiriya gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe. Noneho rero guhakurikiyeho ubwami bw'Abagiriki, noneho hakurikiraho ubwami bwa Roma. Twarabibonye no mu cyigisho cya 4 ndetse no muri iki cyigisho cya 5 ko amame yagiye asimburana. Uyu munsi rero ingingo y'iki cyigisho cya 5 twabonye yashoje itubwira ko hari iyerekwa ryasobanutseho igice. Noneho rero tugiye kureba iyerekwa ryasobanuwe. Noneho ibi rero nibyo tugiye kumara iminsi twiga. Reka twakire mwene data Emma Amoni noneho atwigishe iki cyigisho. Nikaye. Murakoze cyane. Tugiye kurebera hamwe iki cyigisho cya 6 kitubwira ngo iyerekwa ryasobanuwe. Ahangaha muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 25 haragira hati, isomo ryo kuzirikanwa: nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharuro ndetse n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije.
uri kumva yuko ahangaha bakimara kugera mu bunyage i Babuloni bongeye Daniyeli yongeye guhabwa iyerekwa ry'uko bazongera gukomorerwa bakongera gusubizwa igihugu cyabo, bakongera gusana Yerusalemu. Mu mwuka w'ubuhanuzi hano hari amagambo yasomwe yakuwe mu ntambara ikomeye, paje 409. Haratubwira ngo umumarayika yoherejwe Daniyeli kubw'umugambi udasanzwe wo kumusobanurira icyo atari yasobanukiwe mu iyerekwa ryo mu gice cya 8, aricyo ibyavuzwe byerekeranye n'igihe. Ahangaha rero uyu mumarayika tugiye kumureba, tugiye kumusanga hano mu ngingo yo kuwa mbere itubwira ngo gusoma kugira ngo usobanukirwe. Ahangaha rero gusoma kugira ngo usobanukirwe, ibi byasohoye kuri Daniyeli. Daniyeli ahangaha we yarivugiye ati, jyewe Daniyeli nasomye ibitabo bisobanura igihe Yerusalemu izamara hashenywe ndetse n'igihe cy'imyaka 70. Noneho Daniyeli abisomye ashaka kubimenya cyane ndetse anabigirira n'amatsiko. Noneho ni ukuvuga ngo kubera yuko bari mu gihe cy'ubunyage yumvaga ibi bintu bitazagenza gute, bitazashoboka, ariko ni ukuvuga ngo Imana yagiye ikorera mu bami batandukanye. Noneho na Yezira nawe aza gukomorerwa kugira ngo basubire iwabo bajye gusana Yerusalemu. Nawe watwunganira ahangaha muri uyu mwuka w'ubuhanuzi ndetse no muri Bibiliya kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uko gusoma kwa Daniyeli. Hano birerekana neza ko n'iriya minsi buriya abo twakunze kubana mwene data Aimable yabikomojeho. Hano byerekana uburyo Yeremiya yari yarahanuye, kuko banyagwa Daniyeli ngo yari afite ikigero cy'imyaka hagati ya 18 na 20, ariko mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya yari yarahanuye iby'uku kunyagwa ndetse n'igihe bazamara mu bunyage cyari igihe kingana n'imyaka 20. Impamvu rero Daniyeli yabishimikiraga ashaka kubimenya nuko yagiye ari umusore yari ashaje rwose, aribaza ati se bizagenda bite ko ibyo Yeremiya yahanuye rwose byamaze imyaka yageze, ni iki gituma ibi bitabaho, ni iki gituma tudataha iwacu? Noneho bituma Daniyeli abishimikira asenga asaba Imana kugira ngo abisobanukirwe. Niyo mpamvu hano gusoma kugira ngo usobanukirwe byerekana neza ko Daniyeli yarasomye ariko yarazi n'ubuhanuzi bwa Yeremiya, bituma rero agira ishyaka ryo gushaka kugira ngo amenye impamvu bateze mu bunyage. Ni nayo mpamvu urakoze cyane muri iyi nyunganizi, kubera yuko hano kuri B hari kugenda hatwereka neza uburyo Daniyeli abisoma, kubera ko hano hejuru twabonye iki gihe cyo gusenywa kw'iyi Yerusalemu, ariko noneho ni ukuvuga ngo n'igihe bazamara mu bunyage, ariko hano hasi ni ukuvuga ngo hagenda hashimangira abami bakomeye bazagenza gute, bazabagira abaretwa. Muri iki gice cya 25 cya Yeremiya ndetse n'umurongo wa 14 hagenda habisobanura neza. None hano kuri se hagenda hatubwira uburyo inyandiko za Yeremiya zagiye zisobanura uburyo ibyahanuwe ku bwoko bw'Imana bizagenda bibabaho. Ni nayo mpamvu rero ahangaha turakomeza kugenda tubisesengura neza. Wakomeza kugira ngo udusomere hano muri aya magambo asoza. Hano herekana inyandiko za Yeremiya abajyanywe mu bunyage bari bazifite, yego bari bazifite. Noneho ngo kandi muri zo hari haravuzwe mu buryo bweruye uburebure bw'igihe cyagombaga gushira mbere yo gukomorerwa kw'Abisiraheli bagarurwa i Babuloni. Ibyo byari nahoze mvuga. Muri make Yeremiya yarahanuye ariko arangije aranabyandika, noneho bari babifite mu nyandiko basoma. Rero cyane Daniyeli no wari umusonye yasoma yahuza uko ubuhanuzi bumeze akabona nyine baracyari mu bunyage, igihe cyararangiye. None rero hano harakomeza kuvuga ngo mu rwego rwo gusubiza isengesho bivuye ku mutima, abasigaye bo mu Bayuda bari kuzagirirwa ubuntu. None rero ibi ngibi birerekana neza ko gusenga k'uyu mugaragu w'Imana kwerekana neza ko yasengaga baza ngo nyine kw'igihe twahawe cyageze, niki gituma tutagaruka.
nibura twiga igice cya 9 tuzasanga uburyo kandi hano twagisomyeho mirongo ibanza uburyo Daniyeli ngo yatuye ibyaha by'ubwoko bwe n'ibye, kuko Imana ntabwo ariyo yanze gusohoza isezerano, ahubwo Daniyeli yibonyemo ko amakosa ye n'ay'ubwoko bwe ari yatuma isezerano ridasohora. Hano rero dusoza nyunganizi nakongeraho, hano harimo haragenda hatwereka uburyo Uwiteka yahaye Yeremiya isezerano ry'uko Uwiteka azabagarura iwabo, ndetse no kuvuga ngo abiyereke, azabakura mu buretwa maze agenze gute yongere kubana nabo. Ariko icyo twakwigira muri ibyo ni iki? Icyo twakwigira muri ibi ni uko buri muntu wese ari mu buretwa bw'icyaha. Twese ahangaha ni ukuvuga ngo kugira ngo twige ibi bintu, ijambo ry'Imana ni ukugira ngo tuve mu buretwa bw'ibyaha byakoroneje intekerezo zacu. Rero ni ukuvuga ngo umumaro w'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo ridukize izo mbaraga z'umubi, duhinduke imibereho yacu itandukane n'iyo twahozemo mbere tukiri abapagani, noneho natwe dusenge isengesho nk'iryo Yeremiya na Daniyeli basenze, kugira ngo babashe kubaturwa ku bwami bwabatwazaga igitu. Uko niko na Satani nawe atugenza. Murakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo, ariko inyunganizi ni nziza nshuti, nge nawe reka dukore ibishoboka byose twitegure, kuko hirya twarabibonye ko igihe kizagera Kristo agahabwa ubwami ndetse n'abera be. Rero igihe Kristo azabaha ubwami n'abera be, burya icyaha kizaba cyakuweho. Tubifurije ibihe byiza, kandi ibyigisho byacu nakagaruka n'ejo n'indi minsi tuzabe turi kumwe. Tubifurije ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.